n'umugore ntajya mbasha kugira ukumuvuga ari wide kuri njyewe. N'umubyeyi mwiza, ndamukunda, yewe n'ubutumwa muhaye ndamukunda. Ntabwo ari uvuga ngo ni mwiza mu mico no mu myifatire, nicyo mukundira. Ikindi azikurera neza, mushimire n'ukuntu yareze umukobwa wanjye neza, akaba afite umuco. Nshimire uburyo nanjye anyitaho tutari kumwe, uko ni ipantaro wayohereje anyitaho. Rero ni umumama ntashobora kugira icyo mvuga, ariko igihe gitso turi kumwe nzakivuga, nzamubwira, ariko ibyo ntabwo nzabishyira kuri kamera. Inshuti bakunzi ba ITV, ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Njyewe ndi Muri ndi kumwe na Yusto hanyuma kuri kamera. Hanyuma rero uyu munsi ITV nk'uko musanzwe mumaze kubimenyera, tugenda tuganira ku bintu byinshi bitandukanye bibaho mu buzima bwacu. Muri urwo rwego rero uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa ugiye kutuganiriza ku kintu kijyanye n'urukundo. Hari abantu benshi iyi ngingo reka uyu munsi tuyiganireho kubera yuko hari abantu benshi bagenda bava iwacu mu bihugu by'iwacu bakaza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se no mu bindi bihugu byateye imbere, ariko ugasanga niba yari umugabo yubatse cyangwa se yari umugore yubatse, yagera hano urwo rugo rugasenyuka. Uyu rero we umutumirwa dufite uyu munsi yarabishoboye. Navuga ko yabishoboye kubera yuko amaze imyaka irenga 10 hano muri Amerika yarasize umugore we muri Afurika. Yabishoboye ate rero? Nibyo ngibyo agiye kutuganiriza kugira ngo n'abandi bantu wenda bashobora kuba bari muri ubwo buzima, mushobora gukuramo amasomo, mushobora gukuramo icyabafasha, mushobora namwe gukuramo icyabafasha gukomeza urwo rugendo. Niba ufite umugore cyangwa se umugabo atari muri Afurika ukaba uri hano, hari ibibazo bitandukanye. Ese we yabyifashemo gute? Yabigenje ate? Niki cyamufashije? Mumurikire rero tumuhe ikaze kuri ITV, hanyuma dukurikirane ikiganiro cye kugira ngo tugikuremo amasomo yacu. MC Shambo, turakwakiriye kuri ITV. Murakoze cyane. Uratangira kutwibwira hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu kigenda kijya imbere. Murakoze cyane, nitwa MC Shambo. Nkaba ndi umupapa w'umwana umwe n'umugore umwe wemewe n'amategeko. Nkaba ntuye muri Houston. Okay, muri Houston. Uyu munsi twasuye muri Houston. Cyane, ikaze muri Houston. Murakoze cyane. Houston muraturusha ikira? Houston turarusha imvura. Ikindi ntabwo ubushyuhe bwacu ntabwo bukabije. Ikindi cya kabiri ntabwo tugira snow. Mu yandi ma state ngo za snow zarabishe, ariko twe ntabwo tugira snow, dufite amahumbezi meza, mbese ni nk'imasisi. Abantu baze gutura muri Houston cyane n'ubuzima bwabo, ariko nta nubwo bunakomeye. Usanga ahandi wumva ngo amazu ngo ni 400 500, ugasanga iyo nzu ya 500 muri Houston ni nka 200. So rero hari ubuzima, njye niko navuga, narahakunze, ndahakorera, ni heza. Houston ni heza ndakunda. Urakoze cyane. Twagira ngo yenda twumve Houston icyo muturusha. Hari abantu baba bari mu yandi ma state ariko bakumva ati Houston ko umaze kuhavuga akumva ati ejo uzagira abashyitsi benshi. Dufite n'ikintu kiri kuba, urazi ko California ubuzima buri gukomera. So bose usanga bari kuza, basanga muragurishije inzu ye 1.5 million, akaza kagura ibihumbi 300 hariya, kabasanga ni kuri standard imwe na yindi yari afite. So muri Houston rero usanga ubu ngubu hari gukura cyane, kandi ukibona ubu ngubu wabaye umujyi wa gatatu. Ubu twabitinze Chicago. Abantu bari mu zindi state rero mwumvise dira hiri muri Houston nukushaka MC Shambo. Ikindi bakundira business ushobora gushaka kuhakora yose iragenda. Ni umujyi uri ufite diversite nini, hari abantu amoko yose, buri kimwe cyose ushobora kuhabona, ushobora kukihabona. Mbese navuga ko ari umujyi mwiza kubimukira, cyane ko Texas nawe ari nka state yabimukira. Ako yenda karakanyuzemo, ariko noneho katwihute tugere ku ngingo yacu y'uyu munsi. Mbere yuko tugera kuri kiriya narimvuze cy'imyaka umaze hano warasize umugore wawe
muri Afurika. Reka tubanze tumenye musisha icyo turaza kukigarukaho kuko niyo ngingo nyamukuru y'uyu munsi. Nta kibazo ushaka gusubiza. Reka yenda tubanze tumenye se musishambo ni muntu ki, wavukiye he, tumenye ayo mateka y'nyuma yawe gato kugira ngo abantu yenda ibingibi turimo tuvuga uyu munsi hari aho bihurira nuko wakuze nuko warezwe naho wabaye mbere yuko uza mu buzima bwawe. Reka tubanze twumve uri muntu ki, uvuka hehe, mu bana bangana iki, wakuriye he, ukora iki ubu kugeza ubu, ibintu nk'ibyo. Hari amateka abantu baba bashaka kumenya ku muntu by'umwihariko no kugira ngo n'ibindi tuze kubigeraho, ariko twamaze kumenya umuntu tuganira nawe. Urakoze cyane. Ni buryo umuntu aba ari mugari, ariko reka nivuge wenda muri makeya. Ngiye mvuka ni njyenyine umwana umwe, ni ikinege. Ikindi mvuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niho iwacu, niho nkomoka, niyo nkomoko yanjye ahitwa Masisi. Hano byabaga ngo nta mashanyarazi, nta na za robine zihaba, aho ngaho njye niho mvuka, ariko ndahakunda. Rero ndi Umunyamasisi. Ikindi nkuko nakubwiye ndubatse, mfite umugore umwe wemewe n'amategeko ndetse n'umwana umwe w'umukobwa w'imyaka 14. Igeze muri Amerika 2011. Urumva ko maze imyaka 12 ari kumwe n'umugore. Buriya nanze kuvuga ngo imyaka 12 mvuga birenga imyaka 10 kubera ko ntabwo nari nzi neza ngo nibyara, ariko urumva n'ubundi 12 irenga 10 niyo ngiyo. MC Shambo rero akaba agegererwa ubuntu bwo guhamagarwa mu makwe kugira ngo aze gufasha, ntabwo nyamvuga kuyobora ahubwo gufatanya n'abandi, gufasha abagiye kurushinga kugira ngo ubukwe bwabo butungane, nkaba ndi umusangiza w'amagambo. Ikindi ni uko MC Shambo yikorera ku giti cye, imyaka 7 yose irarangiye yikorera ku giti cye, mbese ni rwiyemezamirimo. Hirya y'aho ngaho ni uko MC Shambo akunda imvange z'ibirayi. Iyo nziriye ntabwo njya mpaga. Ubu ngubu umenye ntuza kuzura icyo nzateka cyane rwose. Bakubise imvaye ibishyimbo n'ibirayi ukantekera, byaba na ngombwa ugashyiramo n'amamesa, nta kibazo. Uriya mavuta ya kizungu ntabwo sicyo twumvikana cyane, ariko ushyizemo amamesa niyo yandeze. Navurikiye rero Masisi mu nka, urumva ndi umushumba nubwo bazimaze zashize. Hariya wumva imvururu hahora hari imvururu, hariya niho mu rugo. Ngo wowe MC Shambo uvuka mu bana bangahe, se uwa kangahe? Ndi uwa mbere nkaba n'uwa nyuma. Koko wabivuze. Ndi uwa mbere nkaba n'uwa nyuma. Nkaba narabaye muri Kongo nyine, hanyuma nza kuba mu Rwanda. Kuva mu Rwanda nza kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Rwanda wabaye hehe kugira ngo yenda abantu mushaka kuba mwarabanye kera icyo gihe bakubone bakwibuke, wabaye he? Niba se warize mu Rwanda na yahe mashuri wanyuzemo gatoya? Nabaye kuri Kicukiro, hanyuma abo twiganye ku mugonero muraho. Tabasubije. Ndi umunasi muri profession yanjye, ndi umunasi. Hanyuma abize muri Iraq namwe muraho. Rero abo tuziranye bose ndabasuhuje. Ikindi ni uko abana nakoranaga nabo bazabona iki kiganiro, abana bose muzi biyizi. Abana bose ari papa w'abana barenga 180. Ubwo barimenya, biyumvise bazabona ikiganiro. Nakoraga akazi ka mpuza n'abana cyane, ariko ntari mwarimu. Warani mate? Oya, ntabwo nakora mu kigo cy'ishuri. Watubwiye ngira amatsiko kuntu wabaye papa w'abana 1000 kirenga, byari bimeze bite niba nta kibazo? Yari projet finance na USAID, ariko biciye muri ayo organisation ari za ONG zitandukanye. Hari ONG nakoranaga nayo mu Rwanda ifasha abana kujya ku ishuri, ndetse hakaba harimo n'abana bafite ibibazo bitandukanye, tukabashyira hamwe. Twakwiye kujya muri tip tukabashyira hamwe,
tukakora abo twabanaga muri children support group, Sunday children support group, twarahuraga tukaganira, abana bananiwe gusubira no ku ishuri bagasubira ku ishuri, bananiwe gutsinda bakongera bagatsinda. Abo bana bose ndabasuhuje. Hari abo natoraga, hari abo twafataga no ku muhanda cyangwa se mu ngo zabo, byaranze neza, bafitanye conflict n'ababyeyi babo. Hanyuma ubu ngubu ni ababyeyi, ni abamama barashatse, ariko ndacyabashimira ko bakinyita dadi. Nyamwumva se ako kantu ko kari akantu keza kari ngombwa yuko hari nyamvuga rero ko ntafite umwana n'ubwo ufite abana benshi cyane. Okay, ubwo ngubwo abantu mushobora kuba mwibuka MC, ariko watubwiye kuri MC Shambo, amazina yawe nyakuri ni ayahe? Ubundi nitwa Berthe Shambo Mulinda. Okay, abantu rero mushobora kuba mwibuka MC Shambo, ngenda akoresha MC Shambo mumuheruka kera, murabona yuko n'uyu nguyu uri kuri the ITV. Urakoze cyane kuba utwibwiyeho ako gatoya, umuntu aba afite amateka maremare wamugani nk'uko babivuze, ariko noneho reka twihute tugere ku nkuru yawe y'urukundo, ari nayo turi buvugeho cyane uyu munsi. Hejuru y'uko umaze imyaka irenga 10 cyangwa se imyaka 12 ahangaha uri wenyine, tubwireho gatoya ku mugore washatse. Mwahuye gute, mwahuriye hehe, n'iryari, byari bimeze gute? Reka ngusubize muri byabi. Ngiye kunsubiza muri emotion z'urukundo rw'icyo gihe rwari rushyushye. Twe tuziranye kuva kera, tuzanye kuva muri za 2000 cyangwa se na mbere yaho. Urazi ko imiryango yaturutse muri Kongo nawe imiryango iba iziranye. Birabwira rero turakundana, turashakana. Icyo gihe kuva dushakana, kuva dukundana, n'uyu munsi tumaze tukiri kumwe turacyakundana. Nta urakomeretsa undi, nta urahemukira undi. Mbese urukundo twari dufite icyo gihe rwari rushyushye cyane, n'uyu munsi rwo rugikomeje. Inzira y'urukundo rero nyine nadetinze nk'abandi bose, ariko icyo nakoze sinateye ivi. Nadetinze nk'abandi bose, hanyuma bigera aho nkora ubukwe bwiza cyane, nakunze nanjye. Uri umuntu aba afite amateka, ariko hari nk'ibikomere nagiye mpura nabyo, wenda mu buryo bw'imiryango cyangwa se ukabura umuntu wari kuzakugirira akamaro. Mbura mama, icyo gihe umuntu w'ingirakamaro cyane, ariko ngiye kubona mbona umugore wamvuye bya bikomere, wambereye, wambaye mu mwanya w'umubyeyi, wambaye hafi. Kandi tushakana ntabwo nari nzi ko ariko bizamera, ariko tumaze gushakana yabaye muganga kuri njyewe. Rero urukundo rwacu rwakujijwe cyane, n'umunsi yambwiye ngo aranyeneye ko dushakana. Ubwo hari ryari? Twakoze ubukwe 2008, kwezi kwa 12. Ubu uyu munsi uratubwira yuko urukundo rwanyu icyo gihe uko rwari bimeze muri 2008, ubu turi muri 2023, hashize imyaka myinshi irenga 10 n'ubundi nayo. Urumva urwo rukundo urimo uratubwira ko rukimeze kwa kundi, bimeze bite? Ahubwo rwariyongereye. Kubera iki? Rwariyongereye kubera ko hajemo umwana, noneho rurakomera. Rurakomeye cyane kuko kuruta noneho n'igihe urabona y'abantu bagiteretana, hari umwe uvuga ati ariko se nibyo, kandi ufite pressure ku bandi bakobwa, umukobwa afite pressure ku bandi bahungu. So iyo mumaze guhura nibwo uba uvuga ati noneho n'uyu ninjye turi kumwe. So urukundo rugenda rukura, mu gihe abandi urukundo rugenda rugabanuka, ariko ujya kubona ukabona bibaye ngombwa ko amuta cyangwa ukabona ntabwo kimeze neza, ntabwo kiri mwiza nk'uko wari umeze. Njyewe ahubwo twebwe ahubwo rurakura, ahubwo nibwo tubona umuntu ari kuba mwiza kuruta uko namushatse. Sinzi niba rwakanura koko. Ni ukuvuga ngo kuri twebwe ntabwo tufata amateka yacu ngo urebe umuntu namushatse yarananutse, noneho ubu cyarabyibushye, cyangwa se namushatse ananutse, nakabyibushye n'umukara ananutse. Kandi
ikintu cyiza cyose ku mugore wanjye nkibona ko ari her beauty, ari ubwiza bwe. Reka tuvuge uyu munsi akoze accident cyangwa agakuka amenyo, tuvuge ntabwo namwanga umuntu uko yabaye manyobwa, ahubwo namukundira icyo ngicyo. So rero twebwe ibyacu bikura, urukundo rwacu rukura buri munsi. Hari abantu bibwira bakagira ngo ndi gutebya, ntabwo ari ugutebya, ko buri munsi hari n'igihe umukobwa wacu yabwira ngo ndagarahamagaye ngo urashaka kuvugisha umugore we, kandi umwana nasize atazi no kuvuga. Njye nasize aribwo ari kwiga kugenda. Ariko ni ukuvuga ngo urukundo rw'abashakanye rwakagombye gukura buri munsi kugeza babaye ba manyobwa bashaje imyaka 100, rwagombye gukura buri munsi. Twebwe rwacu niko rugenda. Ntabwo ushobora kuryama ntamuvugishije, sinshobora ni nabyo bimfasha. Mu gitondo mbyutse ndamuvugisha, byabaye nk'isengesho. Nawe kandi nuko icyo ngicyo turaza kukigarukaho by'umwihariko aba ari cyo uturamburira, kuko ndatekereza nk'uko bivuze ngo ni nacyo kigufasha. Turaza kugisubiraho tuza kugera kuri ya ngingo nyamukuru. Ariko noneho nagira ngo tuvuge kuri kano kantu. Ubu umupapa umaze imyaka myinshi ushatse, urimo uratubwira yuko urukundo ahubwo rwiyongere no kuruta cya gihe. Muri ino minsi hari abana bashaka muri ino minsi, ariko ugasanga hashize imyaka 2, 3, abihanganye bagejeje 5, hari n'abamara umwaka bagatandukana. Ubona biterwa n'iki nkawe nk'umuntu mukuru bimazemo igihe? Biterwa no guhubuka. Inkundo zo muri iki gihe harimo guhubuka kwinshi. Ikindi harimo gukundana, navuga ngo ukarebera hafi. Uvuga ngo nkagukundira uko usa, sibyo? Nkagukundira yuko shape yawe afite amavodo, afite iki, ariko ntabwo ndakwiga ngo menye ngo urinde. Cyangwa se nawe wari umuhungu avuga ati ari handsome, afite six pack si mu mutwe, ameze neza. So mugahubuka mu rukundo, kandi ntabwo six pack zubaka, kandi ubwo bwiza inyuma shape y'umuntu yubaka. Uramuzi ariko muteretanya mu gitondo, saa sita mukoze ubukwe, nimugoroba barashyingiye. Donc saa sita barasabye barakwera, nimugoroba barashyingiye. Niyo mpamvu uvuga ngo abantu bari gushaka muri iyi minsi bakomeje kwicara akamenya bagiye kurushinga, kuko umuryango ni projet. It's a project ushize harara. Ni nko kuvuga ngo nizo umushinga wo kubaka inzu, mbanyishije kuri fondation, ndazamuza kugeza igihe irangiye, kugeza igihe muze finissage, kugeza nishyizemo intebe, niwo mushinga w'urugo. So aba bari gusenya rero vuba nuko baba bataragize barakubutse mu rukundo rwabo. Ikindi cya kabiri, ntabwo bakiba kurambagiza nk'uko kera harambagizaga. Ubundi urambagiza iki? Urambagiza ibintu bitatu. Urambagiza uwo muzashaka. D'abord nta nubwo ubanza no kurambagiza uwo muzashaka, ubanza kurambagiza umuryango avukamo, ukarambagiza entourage, ni ukuvuga ngo ibimukikije, abamukikije, inshuti ze. Hari umufaransa uvuga ngo umugara n'igifaransa uvuga ngo dis-moi qui tu rentres, je te dirai qui tu es, cyangwa se mbwira inshuti yawe ndakubwira uwo uriwe. Ntabwo uzambwira ngo ni mwiza ari kugendana na za mayibobo, cyangwa ugendana n'indaya, cyangwa ugendana na runaka. Ntabwo of course nawe hari ntuzi ufite. So icyo gihe rero abari kukubuka mu rukundo nibo bandi avuga. Hari nk'abantu benshi nzi bagiye gushaka mu Rwanda, yabona umukobwa kuri social media akajya gushaka mu Rwanda, yamara kumugeza hano muri Amerika ati wicyo no gushaka bari green card, agahita aca. So rero harimo guhubuka kwinshi, bakagombye kutuza bakareba uwo bagiye gushakana, uwo bagiye kurushinga, akavuga ati kenuri nguyu. Abantu benshi bari kugendera ku marangamutima ya hafi, batareba ejo umugore yimara kumugeza mu rugo bizakora bite. None hari abari kujya hari abagenda akajya muri Afrika, yagera avuga ngo ndi doctor kandi akora muri housekeeping. Mu rugero uwo mugore yagiye akabaza ko ashingiwe na doctor, yagera agasanga ni housekeeper. Sibyo? Umugore icyo expectingaga ubuzima bwa doctor butandukanye n'ubwa housekeeper. Sibyo? Rero cyangwa se umugabo ugasanga umuntu agiye kuzana umuntu utari kuri standard ye. Umukobwa usanga muri Amerika ukazana umukobwa utari kuri standard yawe, byanze bikunze haba hariho ahantu gap izatuma amaherezo bwabwato burenga. Wowe n'umugore wawe rugakonja, biba bimeze bite bariya babiterwa ni? Abo ngabo rero hari ibintu byinshi
tugira nk'abantu ni irari. Hari umuntu wumva ko adahazwa n'umugore umwe cyangwa se n'umugore akumva ko adahagijwe n'umugabo umwe, so ugasanga umuntu ararekiye ibintu umugabo adafite. Ni ukuvuga ngo umuntu bakagombye gukunda ibyo mufite mu rugo, noneho nturarikire ibindi cyangwa ngo ushake kumvisha ko umugabo wawe hari icyo atakumariye. Igihe cyose mwamaze gushakana, igihe cyose wamanitse akaboko ugomba kumenya ngo ninasanga turira ku isahani imwe niyo ngiyo tuzariraho. So ingo nyinshi ziri gusenyuka niyo baba baramaze turabafite benshi barabanaga mu nkambi barya umuceri cyangwa se barya inkungure, bagera ahangaha bamara gukora ku mafaranga. Ari nacyo kintu kimaze kuba ikibazo. Hari umugore ntiyavugaga, umugabo ari ugenda ajya gushakisha. None agera ngaho babona bari mu nzu irimo frigo buri kimwe cyose, umugore kugenda akiriza 300, rimwe na rimwe ugasanga ari kwiza amafaranga ruta 300 ku cyumweru, umugabo ari kwiza 250, umugore agahita ashinga ijosi ati nkurusha n'amafaranga. Usanga mwiryana urabaye. So harimo ikibazo cyuko abenshi nkanga muri Amerika nta transition yabaye, umuntu avuye mu bukene ahise asimbukira ku rwego. Nta kubanza kwiga kuri icyo kintu ngiye hehe, hanyuma nitugera hariya tuba twakoze gute. Ikindi cya kabiri, mu ngo nyinshi harimo kutaganira. Igihe cyose utavugana n'umugore mwashikiye, mutagira ikiganiro familial, ikiganiro cyo mu muryango. Ikiganiro cy'umuryango nicyo gicumbi cy'urukundo mu muryango. Niyo mpamvu uzabona abana bari kubibirara kubera iki ntago bicazwa hasi n'ababyeyi ngo baganire. Ikindi kintu uvuga ngo urugo ubona harimo umwiryane nta kwishyira hamwe baba bafite. Hari abantu nyamubwira ngo mu buriri ntago ari ahantu ho kuganirira ku bashakanye, ahubwo buriri ni ahantu mugenda mugiye kuruhuka. Ubundi mwakicaye muri saro mukicara mugacoca amagambo mukaganirira hamwe mukavuga ibintu byose. So gihe nta kiganiro kiri hagati y'abashakanye ntago urugo ruramba. Ikindi cya kabiri, hari ikibazo cy'umutungo. Gestion y'umutungo nicyo kiri gusenya izi ngo. Ntabwo ngo umutungo urahari ariko ntago bari kuri bumvikanamo. Hari akandi kantu nabonye mu byo maze kumese ndi kureba, ugasanga umugore twavuye muri Afrika ufite banyogosenge, kine cyo tuzakiganiraho. Ufite banyogosenge, ufite basowanyu, ufite barumuna bawe bagomba kujya ku ishuri, ufite abana barumva barukuru bawe bagomba kujya ku ishuri, no ku ruhande rw'umugore nawe nuko. None ugasanga umugabo ari gufasha abandi abiwabo, sibyo? Noneho umugore nawe ari gufasha abiwabo. Mu rugo nta mafaranga agenje gute ahasigaye iwanyu hagati muguhora muri mu madeni. So nicyo kibazo. None mwumvikane se turafashe ubundi twabyahagombye kugenda gute? Ntago mwaziye mwagombye kumenya ko ataziye muri Amerika umuryango, nta muryango wamworeje muri Amerika. MC Shambo, nyemerera icyo kiganiro tuzakiganira ubutaha. Nyemerera reka tuzakora ikiganiro by'umwihariko ku mutungo w'imiryango w'umugore n'umugabo batuye muri Amerika cyangwa no mu bindi bihugu bitari iwacu muri Afrika. Noneho reka tugaruke ku by'urukundo, kandi nibyo twari turimo. Wowe umaze imyaka irenga 10 nkuko nabivuze hano, wasize umugore muri Afrika. Hari abandi bantu bashobora kuba bahamaze umwaka abihanganye, hari n'abahamara amezi 6 ugasanga byararangiye. Umugabo ntakiri kumwe n'uriya mugore, byararangiye. Cyangwa se niba ari umugore wasize y'umugabo nawe ntakiri kumwe n'uriya mugabo. Niki habaye iki? Ni kuki ese bigenda gute? Wowe noneho by'umwihariko uraza kutwibira ibanga ku kintu cyagushoboje kuba warashoboye kubigeraho muri iyi myaka 10 n'ingahe ishize. Ngewe ndagaya cyane abantu nk'abo ngabo, ndabagaya cyane. Ariko nanone nkabagarukira. Ese uwo muntu ajya kujya hanze urugo rwe rwari rukomeye? Cyane ikibazo cyo kwibaza. No uvuga ngo abantu babikora, hari igihe usanga wenda yaje muri Amerika ahunze wa mugore, cyangwa yaje muri Amerika ahunze wa mugabo. Turi kumvikana. So yagera hano hakagira undi uri mu mubeshyi urukundo,
ariko bakibagirwa ko wiburukana umugore ugugu n'igufa ukazana urimo irabunguri. So ikintu cyo kirahari kubera ko nje mfite ingero nyinshi cyane bazabona n'icyo hino kiganiro hari state imwe nabayemo abagabo benshi twabanaga twirwa dukina za rudo n'ibindi bose bafite abagore kandi basize abagore babiriye. Ni ya infidelite twavuze. Ikintu cya mbere nta kwizera nta kwihangana kuba muri bo. Ikintu cya kabiri ntago bizeye abo basize inyuma yuko nabo batabikora. Icya gatatu ni ingeso. So ingeso rero ipfa nyirayo yapfuye. Iyo ni kandi akaba ari ingeso mbi. Ngaho reba umunsi umuntu byaciyemo umugore akaza agasanga afite undi mugore ahangaha. Barahari benshi cyane dufite ingero nyinshi ariko ntago ari byiza. Ikindi cya kane ni navuga ko harimo gushukwa. Turunaka ko yabikoze se ngiye kuki ntabikora. Ibigare kujya mu bigare. Ikindi ibindi ni ibintu byinshi cyane umuntu yavuga. Ariko cyane cyane turebe wa muntu niba umugore wawe utarufitanye amakimbirane nawe ukaba utaraje umuhunze waraje ari kugira ngo uhahire abana bawe uhahire urugo rwawe kandi nawe akaba uzi yuko ari faithful kuri wowe kubera icyo ubimukora. Nta nyungu irimo mu kuba infidel. Ariko uzi ko ubu uri kwica n'intuza na reputation yawe, ubu uri kwica reputation yawe iba yagiye. Wa mugore ntago azongera kukwizera cyangwa se wa mugabo ntago azongera kukwizera. Turabafite benshi cyane byaweho. So nibyo bintu binenge mbona. Ariko ikintu nyamukuru ni iki ngiki, ashobora kuba umuntu ubikora yaravuye iriya afite amakimbirane n'umugore we ati n'ubundi bigiye byakagiye. hari ikindi kintu yenda nagira ngo ukomozeho bitewe nyine n'ibyo ngibyo wari uvuze n'izo mpamvu enye wari uvuze cyane ariko bikunze kuvugwa yuko ntago nzi ukuri kwabyo ko abagabo badashobora kwihangana. Rimwe na rimwe wanasanga ibyo ngibyo byakozwe n'umugore ahubwo uriya mugore niwe munyangeso mbi ariko umugabo yabikora. Umugabo yananiwe kwihangana niko bimeze bite kuki umugabo adashobora kwihangana. Ntago ndi ku ruhande yenda rwo kuvuga ngo ndiho ndavugira abagore ndiho ndakondana abagabo oya, ariko ni ibintu bigaruka kenshi mu matwi yacu yuko umugore ashobora kubyihanganira ariko umugabo ntiyamara iyo myaka. Umugabo muzima wowe ngo ushaka kuba ufite ikibazo ni ukubera iki umugabo ntiyabyihanganira. Ngiye ntago nemeranya n'umuntu uvuga ko abagabo batakwihangana. Si nemeranya nabyo kuko agashinge kari ku mugabo niko kari ku mugore. Imibiri twese turya kimwe. Rero sinemeranya n'uvuga yuko ngewe abagabo baba bafite irari rinini kuruta abagore. Kwanza umuntu utekereza gutyo ari wrong. Nicyo kimwe kuko nge mfite ingero nyinshi cyane. Mfite ingero nyinshi, mfite abagore benshi babaga hano muri muhanga basize abagabiriye. Sibyo? Ku munsi banze bananiwe kwifata. Ntago ariho honyine. So ibintu by'uvuga umuntu bitekereza gutyo rero ntabwo ari mukuri. Umugore ashobora kubikora nk'uko umugabo yabikora. Umugore ashobora kwihangana nk'uko umugabo nawe yakwihangana. Reka noneho tugaruke by'umwihariko kuri wowe ryabanga navuze uri butumenere. Tukivuga kuri ibyo ngibyo by'urukundo wowe umaze imyaka irenga 10 ahangaha umugore wawe wamusize muri Afrika. Twari tuvuze ukuntu abandi bitabashobokera ariko wewe warabishoboye. Ni iki cyabigushoboje? Ni iki tumenera ibanga cyangwa se n'abagabo muri rusange bashaka kuba barasize abagore babo hariya ariko bakaba barananiwe gushobora ubuzima bw'ahangaha bwabonyine. Wowe wabigenje gute? Bakwigira wiki? Afite wenda urese agira approaches ziwe. Nge nyirubwite niwe utuma ntanabikora cyangwa ntamwibagirwa. Hari ikintu twakreye hagati yacu kuba available kuri mugenzi wawe. Kuvuga ngo igemba numvise ndi board ningenyine
aho kugira ngo mpamagare undi muntu niwe mpamagara cyagihe abaryamye mba ndi mu kazi. Ikindi cya kabiri tugira ikiganiro cya hafi byumweru 2 tukagira ikiganiro tukaganira ibyerekeye na famille iterambere ry'umuryango kandi tutari kumwe. Tumera nkaho turi kumwe. Twe ntabwo tumeze nkaho okay imibiri nidahura. Ariko turahorana kenshi turavugana kenshi tujya inama hamwe. Iyo ni approach twakoresheje. Ikindi cya kabiri ni settinzeho ikintu cyo kuba busy mu kazi. Ku buryo byangizeho ingaruka ejo bundi nangiye kugira stroke. So niyo nashatse ikintu gituma mba busy ndi rwiyemezamira. Umwanya uwo ari we wese mba ndi gutekereza icyo ndi bukore. So muri makeya ngiye ubwanjye nashatse kugira ngo ngenze gute nibitesha umwanya wo kuba najya muri ayo mateshwa. Ikindi cya gatatu nuko nibuka buri gihe isezerano nagiranye nawe mu bibi no mu byiza. Ibi rero tubifata twebwe nk'ibibi turimo. Ibyo bibi rero tugomba kubibanamo, tugomba nibyo twiyemeje. Nitugiye tuzabonanira tuba twinjiye mu byiza. Mu kanya rero kumbaza ngo abantu babana ariko bagatandukana. Njyaho kugira ngo mbane nawe tubana mu nzu twamarana imyaka 4 tugatandukana, twamarana imyaka 10 tutari kumwe ariko dukundana. So rero nakoze ibishoboka byose byo kugira ngo dushyireho imirongo migari yo kuburyo dushobora gukomeza kwiyumvana namo. Ikindi cya kabiri duhora tuvuga ku rukundo rwacu. Turaruganira pe. Muruganiraho iki musubizanya muri bya bihe mugihura muruganiraho duhora dutekereza itugihura byari bimeze bite kuno rwari ruryoshye ibyo twakoraga icyo gihe aho twatemberaga abo twasuraga tugafatira ingero ku bandi uburyo zisenyuka tukifuza ko twebwe rutasenyuka tugafatira ingero kuri runaka uhora toteza umugore we ngewe sindi bubashe kumutoteza tugafatira ingero ku mugore runaka wangiza urugo rw'ugasanga ari kuzaniraho umugabo we abagabo niba ngo tuyandi dufatira ingero tugira umwanya wo kuganira. So rwa rukundo twari dufite turukuza buri munsi kuri ya telefone nagize amahirwe ibingibi biba hari telefone ndikwinjya nibaza ngo iyo nza kuba nta telefone yari hari ubu byari ko bimeze bite. So nuvuga ngo twe nyirubwitabigiramo uruhare nanjye nkabigiramo uruhare. Icyo gihe rero ntabwo waba uganira n'umuntu ubona mukundana kandi ikindi cya kabiri ufite icyizere cyo kwari igihe kizagera mukabonana byanze bikunze ntago wamukorera amakosa ntago wajya kumuca inyuma ntago wajya gukora ibintu bidakwiye. So rero mpamvu rero twe turukuza buri munsi urukundo rwacu nyirubwite nanjye ubwanjye tubigiramo uruhare. None ikindi cya kabiri abandi baza batubwira ngo ibi ntibyashoboka bimeze gutya twe nibyo bidukomeza ko ntago nshaka kwifuza ko nzasenya nkuko runaka yasenye ubu kiriciro ry'imigani ntago nifuza ko urugo rwanjye none nakubwiye yuko yaje ari muganga kuri ngewe. So ntago nifuza ko ejo nzumva twatandukanye yagiye ahandi nanjye ngo nagiye ahandi kuko arabizi ko umunsi twatandukanye nta wundi mugore nzashaka. Umunsi yavuze ati byanze kabisa byanze nta wundi mugore nzashaka. Rero nyirubwite nanjye tubigiramo uruhare. Hari umuntu ushobora kumva urimo kuvuga gutyo MC Shambo akavuga ati buriya uriya mugabo ikintu kimushoboresha ibi bintu byose biriya avuga arimo arivugira ntago arabigeramo neza cyangwa se afite n'irindi banga atarimo kutubwira. Hari umuntu ushobora kubyumva urimo kubivuga gutyo akavuga ati buriya nuko batabana abantu umuntu mubana umunsi ku wundi ngo uvaho ukamurambirwa ukamumenyera ukabona biri bisanzwe abo bantu nicyo utekereza kuri iyo ngingo? Burya urambirwa umuntu bitewe n'impamvu runaka. Niho handi ntabwo kare nakubwiye ngo hari igihe ujya kuno ukabona umuntu waramushatse afite inzobe rwose inyoye
wajya kubona ukabona atangiye kuzana inziga ku maso ati byaze atangiye kubitsiga mu korogo byashaje cyangwa se wabona umuntu atangiye kuzana iminkanyari ati yashaje ubundi ugahise ukunda ya minkanyari wagahise ukunda nabonye nawe umeze nka madame utaratoboye amatwi noneho yahagera ukamwubirije akenshi abagabo nibo batuma abagore babo hari bakora n'ibidakwiriye so ni ukuvuga ngo rero ikihari ni kimwe icyakorwa cyose mu mpinduka zose umugore cyangwa umugabo mu bintu biri muri foyer hagati mugomba kuba mwisiritanaho byagombye kuba ikintu gikomeye cyane gituma ahubwo urukundo rwanyu rukura maze iminsi ndi kwibaza ku kintu nyobora amakwe menshi cyane maze iminsi ndi kwibaza ku kintu kimwe abantu abadivantiste abagatulika abayisilamu nako abaporoso n'abaki bose babaye abasilamu uyu utabubukwe nujya mu makwe yacu tubugira hano hanze uzambarira abagabo bicaranye n'abagore babo abenshi ntago bicarana n'abagore babo usanga umugore agiye kwicara n'abagore bagenzi be umugabo nagiye kwicara n'abagabo bagenzi be ni nko mu rusengero mu rusengero rw'abasilamu abagore basengera n'abagore bagasengera hariya no mu nsengero z'ahangaha ntago bakicarana kandi ubundi wakagombye kumenya umugore wawe yuko hari akantu kamuguyeho ari uko muri kumwe cyangwa ukamubona ko ari umusatsi wamugiyeho ari kwisokoza ukawumuhungura so ikibunge numva kuba bari kumwe cyakagombye kuba ikintu gikomeye cyane gikomeza urukundo rwabo kuko nibwo umenya ingeso z'umuntu ubu nibwo ubona za ngeso utaruzi kera kuko burya ingeso zigenda zikura nakubwiye ko abandi bakora ibyo bidakwiriye akenshi ingeso bari bafite kuva kera so rero muri makeya abantu bari kuba bari kumwe n'abagore bagira inkwi barya ibihiye nanjye wamunshyira hafi iruhande nkareba ko nanjye biri bube ngo nanjye nkamurambirwa reka rishari ngo ngabone n'umwimyiryo yaba ari kumwe n'umuntu umwirirwa iruhande amumenya buri kimwe njye mfite ibintu nkumbura ku mugore wanjye nkabibura so umuntu wese ubundi mu kubashakanye wakagombye buri munsi gukumbura ikintu ku mugore wawe muri kumwe usanga umugabo yagiye ku kazi umugore yagiye bakongera kuza guhura nijoro batashye atigeze namuhamagara cyangwa muri SMS umeze ute so rero muri makeya nagira inama abantu ko buri munsi nibongere basubira inyuma bajye gutekereza uko bari bameze ijya mwitaga shushu ijya mwitaga sheri ijya mwitaga umuntu ko ari we mwiza ku isi yose niba hari uri kuzumva iki kiganiro nasubira inyuma yareba umugore wareba umugabo we avuga ati amuyongera mwite sheri rero muri iki gihe haje ngo cyitwa ngo za bebe abana bebe basa ese umwana mubyaye wese itazitwa bebe niba umugabo yajya umugore wawe ari bebe ubwo umwana mubyaye we ni bebe izo mvugo ronge nge ntashoboye ebana musubire mu cyagihe mwabikoraga mwabivugaga musubire inyuma akenshi nago tureba amateka yaranze urukundo rwacu kugira ngo yubake urukundo rwacu mu gihe turi kumwe aho ngaho noneho anategura urukundo rwacu rw'ahazaza kandi abana tubyaye burya abana bacu bazubaka kubera ukuntu twubatse bubaka kenshi kubera ukuntu twubatse nicyo ngicyo yenda nagira ngo tugana ku musozo twavuze byinshi ku rukundo ariko ntago twabimara ni byinshi cyane tugenda tuvunguraho buke buke yuko igihe kizajya kidukundira ariko noneho nagira ngo ubwire abantu cyane abagabo nkuko nagumye kubivuga reka dusubire ku bagabo cyangwa se n'abagore by'umwihariko bashaka kuba barasize abantu babo muri Afrika gira icyo ubabwira ntabwo uri inararibonye muri ibyo ngibyo ariko bitewe n'imyaka umaze
numva hari ikintu wababwira urengeje kuri ryabanga wabameneri wowe ryagushoboje gira icyo ubabwira bashaka kugenderaho bahuze na bya bindi n'ubundi wavuze barebe ko nabo byibuzaho aho umuntu atarameze neza yenda ashobora gusubira ku murongo. Icyo nababwira niba kreye ikiganiro hagati n'ingo zabo, niba baravuye yo koko avuga ngo ngiye guhahira urugo nta bibazo yari afitanye n'umugore we, ako ntitugaruke hari n'umugore wasigaye cyangwa umugabo wasigaye nawe wasigaye akiyandarika. Niba nta bibazo biri hagati yabo, niba kreye umwanya wo kuvugana, niba kreye umwanya wo guhamagarana. WhatsApp yaraje nta mayine na boss revolution na irahari. Niba kreye umwanya wo kuganira, akuzi kubona warasizaba umwana nkanjye wamusize atazi no kuvuga, ariko akaba umuhamagara akaguhe agahinda akavuga ati undi se ndakuzi, hako ngiye umwana wanjye imyaka 10 ni inshuti yanjye. So bagabo rero cyangwa abagore basize imiryango yabo hiriya niba kreye urukundo bagaruke kuri rwa rukundo rwabo kera bagikundana. Nta muntu utarashatse atabwiye uwo bakundana ngo sheri cyangwa se ngo ndagukunda. Gwa munsi wambwira ngo uramukunda, wagomye no kumukunda muri separation iri muri relationship iri en distance. Ahubwo rwakagombye gukomera. Hari umuntu ujye umbwira ngo wowe kucyora wambaye impeta kandi umugore wadahari. Uyu niyo mugore mfite hano. Iranyibutsa yuko hari umugore nasize hariya. Perutse kuyikuramo hano haje inkovu. Shaka kumikwereke. Reka turebe. Oh. Nabonye urutoke inyuma hano tugenda gucika. Ntago ushobora no kwikarabana ndayikaraba kuko niyimunyibutsa inyibutsa bya bihe ndi kuyimugera bwa mbere. Ndavuga impeta ariko bataza kumva ibindi. Ndi kuyimushyiramo bwa mbere birabinyibutsa kandi nkasanga koko ikwiye mu rutoki rwe. Hari abantu bajya uvuza impeta nibuka ibingibi. Hari abantu bajya ngo bazambara ariko yaba agiye gukora utugeso tutari twiza akayikuramo akayikubita umufuka akagenda akaza no kwibuka niyo yaba yaramuciye inkovu nk'iyo ngiyo yawe akaza kwibuka akabyitwararika rwose ku buryo umuntu uri bumubone atamenya ko uwo muntu hari icyo afite. Ubundi se abikoza yambaye ntago byakunda. Ni ubugoryi, harimo ubucucu bwinshi. Ngiba mu nyihagaye mu kiganiro cyanjye hari ibyo nubisa amafuti ndayavuga. Ni ubucucu, harimo ubucucu bwinshi kubera ko impeta s'ubundi hari yo wambaye ku gitsina. Ahubwo nsigaye numva ngo ubungubu ngo abenshi abakobwa benshi ngo bakunda ngo wambaye impeta ngo udatera ikibazo. Nibyo narabyumvise ariko ntago ngiye mbishyigikira. Hari n'abandi benshi bageze hano bazikuramo. Ariko mu byukuri singiye kukubeshya n'ubucucu ni n'ubukunda mugayo uburi nkunda mugayo. Hakuze umwana wawe azakure azagera ahangaha bajya bavuga kandi ntago wenda umwana ari kugenda ati papa we yari yarabiciye cyangwa umugore nawe ari yagiye muri bya uko mujya guterekera ngo muri gukora baby shower. Iyo miterekero nayo tuzayigarukaho. Mugiye guterekera ubundi mu Kinyarwanda bavuga ngo nugukosha itaravuka. Ntago ushobora gukosha ingobyi utaravuka, sibyo? Rero twe tuzabivugaho. Umugore nagereyo ngiyo ati Bert haje umugore utazi yuko umugore wari muri ati Bert yarabiciye ahanga MC Shambo ntabwo ko nabo mwatigeze ajyamo. Ubwo nta mateka meza umugore azasanga. Umugore akagombye gukoresha guharanira yuko umuntu wasize inyuma azasanga amateka meza kuri wowe. Reka tugane ku musozo MC Shambo kuko iki kiganiro ni kirekire cyane dushaka kumara igihe kinini hano, ariko noneho nagira ngo yenda niba hari icyo ntakubajije ariko wumvaga ari ngombwa cyane ko twakivuga muri kino kiganiro ukivuge hanyuma tugane ku musozo. Icyo navuga nuko ingo nyinshi ziri gusenyuka kandi ingo nyinshi ziri gusenywa nuko harimo kutizerana no kutiringirana.
ikindi cya kabiri nuko nakwibwira abagabo bagenzi banjye nibo mitwe y'ingo n'abagore nabo si shyashya ariko abagabo bakagombye gufatanya kuba nyambere mu kubaka urugo rugakomera hanyuma abagore bakaza arabafasha bo kugira ngo urwa rugo rukomere so kuba umuntu ari muri relationship iri on distance ntago byakagombye kuba iturufu byo kwiyandarika ahubwo byagombye kuba iturufu yo kubaka rwa rugo kugira ngo umunsi umugore cyangwa umugabo wawe muzahura bizaba ubuhamya bwiza so nge ibyo nakwibwira abagenzi banjye nuko bakora ibishoboka byose distance iri hagati yabo bashakanye umunsi bazahura uzagira ijambo ryo kuvuga nk'ubuhamya uvuga ati nabaye fidèle kuri wowe muzagira umwanya kugira ngo muganire narakurindiriye mere nk'umugabo wa mukobwa wabonye umugabo wagiye hanze kujya kwiga adodesha ikanzu yandikaho ngo ndindiriye John ubwo rero nanjye nakoresheje ku mutima wanjye ndindiriye Siteri reka tugufashe kugusengera kugira ngo umunsi umwe Esther azaze ubwo buhamya tuzabwumve urimo ubuvuga cyangwa se tuzanabubone uzabone Esther igihe Imana izaba yabishakiye reka mbonereho namusuhuza hari ijambo zamubwira murakoze Esther mama komerezaho urimo urakora akazi keza cyane umugabo iyo agiye kuri kamera akavuga nk'ibi ngibi ni ukuvuga ngo buri ibyo batavuze ni nabyo byinshi cyane kandi binakomeye cyane biba bivuze ikintu kinini ebana courage ngira ngo wowe reka tugushimire MC Shambo kubera yuko uyu mwanya impanuro zawe ndatekereza yuko abantu bazakurikira iki kiganiro byanze bikunze ntihazabura ugira akakuramo kamufasha by'umwihariko abagabo cyangwa se n'abagore bashaka kuba barasize abantu babo cyangwa se abo bashakanye muri Afrika tugushimire rero kuri uyu mwanya ntago ari ibintu dushobora gufata dushobora kujenjeka cyangwa se ngo twifatire uko dushaka ni iby'agaciro kubera yuko the ITV tuba turi hano kugira ngo twubake twigishe dukomeze abantu bacu iyo haje umuntu nkawe akavuga ubuhamya bwawe nk'ubwo ngubwo ntekereza yuko hari icyo bifasha n'abandi ndakeka yuko ubutaha nitwongera kugutumira kuri the ITV uzashaka kanya numvise hari ibiganiro byinshi twagiye dusubika tukazabona kanya ko kubisubukura nabyo tukabikora n'ubundi ntago ndi mushya kuri the ITV ariko ntago nzaba ndi umushyitsi ikindi cya kabiri nuko ibintu nk'ibi ngibi ni byiza kubera ko hari abo bigarura ku murongo kuko hari benshi cyane ingo nyinshi ziri gusenyuka kandi hari n'abasore benshi ubu ngubu bari gutinya gushaka kubera ingo nyinshi ziri gusenyuka ubutanga ubwira ikiganiro ushaka kuvuga kitubwire n'abantu bacu bo kuri the ITV mukurikire abasaza muri kugurisha abakobwa banyu ibihumbi 10 byaturutse he kukira umuntu yakwaga inkimwe ebyiri yazabyara bakaguha indongore bimeze bite ibizi nkwano za hano muri Amerika ziri gutuma abakobwa bagumirwa aho reka dushyireho akadomo tuvuge ngo bimeze bite abasaza mugurisha abakobwa banyu tuzahera aho ngaho murakoze cyane mbashimire cyane ko mwantumiye nsuhuze cyane n'abandi bose inshuti zanjye bose abo tuziranye ndasuhuze cyane nkunda kuvuga nti reka nsuhuze abari iwacu muri Kongo bari guhura n'ibibazo bikomeye cyane tubafite mu masengesho kandi n'abandi bose bafite ibibazo reka dukomeze dusengerane ibibazo bizashire murakoze abantu mushaka gukurikira ibiganiro bya MC Shambo afite channel yitwa MC Shambo Shambo Show turaza kwishyira hano munsi muri iki kiganiro kuri iki kiganiro mujyeho murebe mukurikire mwumvise yuko afite impanuro afite ibintu byiza ashobora kuba yasangiza abandi nabo bikabafasha mugende rero hano hasi kuri iki kiganiro turayishyiraho mugende mu musure murebe n'ibindi byinshi akora ndashimira cyane rero abantu mumaze gukora subscribe kuri the ITV ndakeka yuko ikiganiro tugiranye na MC Shambo uyu munsi muri bukuremo akantu kabafasha namwe cyangwa se byabafasha kugira ngo mukomeze namwe urugendo rwanyu rw'ubuzima kandi murukomeze neza mwakoze cyane rero kubana natwe uyu munsi naho ubutaha Imana ibarinde